uri kunyumva noneho nkwereke ko hano ari iwanjye noneho sibyo niba udahaguruka ngo ugende ari wowe rero nimba warakigize gute komeza ushinge ndetse si wowe komeza n'ushinge nabikubwiye nudahaguruka uzahaguruka wihagurukije ubwawe urumva ariko muri igicumba n'izi mbago mu minsi iri imbere ntazo ndi buguhereze ariwe mukecuru shaka amafaranga yanjye none se shaka amafaranga yanjye uko yakabaye mugumane kiriya gicucu cyanyu cy'umukobwa wacecetse mu gatoya cyangwa wakwikarumiho gatoya ko gato cyane ndahita nkumena ubwonko izi mikino yanyu maze kuyaka oya uri kumva ndakumva ndakumva narihanganye bihagije umva uretse gatoya ikarume tuvugane n'ukuri ihangane kandi ndava hano mbonye ihangane amafaranga yanjye yose ko yakabaye nabahaye iminsi ihagije nibyo pe reka namwe uri kumva gikecuru reka nkubwire ihangane pe ihangane calm down ubwonko bwanjye ndumva nshaka kubusandaza umva umugabo we ihangane ariko mwana mwabivuga mu mahoro ihangane gato ubwonko bwawe ndashaka kububona busandara muri iyi nzu yanyu sohora cya kigabo cyawe kiri hehe ihangane gato tuvugane ihangane umujinya w'ugabanya bwavumvura azi nta nubwo wari hejuru muri n'isindi bakoze iki Mana nyirisi nijoro ibi bintu Nyiranambara araza kubikizwa n'iki? Ninde uri buze kumutabara iyi mbunda ari yazanye? Ubwonko barabunyanyagiza muri saro ndakurahiye. Rero ndagushimiye wowe twabanye, wowe urimo kudukurikirana, turimo kubana nanone kugera ubu ngubu abari mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba ryabwo ndetse no mu mujyi wa Kigali aho muherereye hose mukomeze kugubwa neza kandi Imana ibandindire mu by'ukuri kuba mukurikirana Hope ni iby'agaciro cyane ndetse kandi turanabibakundira. Rero nkuko mukomeza kutwereka urukundo, nkuko mukomeza kutugaragariza urukundo mukunda iyi filime Inzira y'Umusaraba, nicyo gituma natwe rero tudahwema kubahereza ibyo mushaka, kubahereza show ikintu ku kindi. Rero ubu ngubu icyo turimo gukora ubu ngubu ni ukuganira namwe kugira ngo tumenye n'iki mutekereza kuri iyi filime Inzira y'Umusaraba. Ndagusaba kwikoza muri comment, nyaboneka niba wahageze tuma nyine abandi bamenye ko nyine wabashije kugira ahantu, tuma abandi bamenye ko wabashije kugera mu muryango mugari w'abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba. Ganira nabo, ikoze muri comment, utanga ibitekerezo nyine, ese iyi filime yumvute, ni bande ukunda muri iyi filime, abakinnyi bacu nyine wishimira muri iyi filime nabahe. Mu by'ukuri buri wese agira uko akundagira, n'abakunda bamuhereza show. Icyo nicyo tuba twifuza kumenya, tukamenya ngo ese wowe ubyumvute. Ikoze muri comment rero, ariko mbere yuko ikoza muri comment nyaboneka amanzu urebe niba iyo buto ya subscribe iriho subscribed, cyangwa se niba itariho subscribed umanure igikumwe cyawe uyikoreho, hanyuma ufungure n'akazogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, akantu ku kandi tuguhereza ibintu byose uko byakabaye, tujya inyuma ndetse n'imbere, tujya inyuma muri episode zarangiye, tukajya imbere mu gusesengura episode zigiye gukurikira uburyo zizaba zimeze, ibintu ku bindi byose tubivugaho neza uko biteye. Rero nk'uko mwabibonye rero, mwamaze kubona ko umuntu witwa Ari yazanye imbunda akayizana akayifatira kuri Nyiranambara, ati Nyiranambara murama mugore ya amafaranga yanjye mwaye igicecuru umwe, amafaranga natakaje yose mugomba kuyama, hanyuma nge nkigendera mukagumana urukobwa rwanyu. Rero Ari yamaze kurakara,
ararakaye pe, arashaka amafaranga ye yuko bayamusubiza. Ese uyu muryango uri buze kuba wabasha kubona amamiliyoni n'amamiliyoni ari amaze kubahereza, birumvikana ko badashobora kuyabona mu by'ukuri. Ese wowe ubyumva ute? Wumva koko ayo mafaranga babasha kuyabona, cyangwa se mu by'ukuri niyo baba bayafite bakaba bakwifata bakayishura? Keretse ahangaha hatari umugabo bita Rugema, ibyo bintu ntabwo yabikozwa. Niyo wagira ute ntiyaguhereza igiceri na kimwe, ibintu byose byaramaze kugenda kuriya. Reka tugaruke rero twivugire kuri Iribagiza. Twese turamukunda, twese turamwishimira. Niba nawe ukunda Iribagiza, jya muri comment wandike ijambo Iribagiza, ushireho n'utuntu tw'udutima mu by'ukuri kugira ngo aze kumenya ko nyine mumwishimira kandi mumukunda muri benshi. Iribagiza rero abo ngubo yabonye umuti, sinzi niba ari buze guhumuka. Rero niba nawizeye ko ari buze guhumuka akongera gusubirana amaso, ibintu byose bikongera gusubira mu buryo. Ikoze muri comment uvuga ati Iribagiza tukuri inyuma, Imana ikurinde, ikube hafi ndetse yongere kuguhumura. Nyagasani rero nk'uko mwahoze mubibona, nahoze mbereka iyi shusho y'uyu mukobwa wifashe gutya, yifashe mu by'ukuri nk'ufite ikibazo gikomeye cyane, kandi mu by'ukuri yego nibyo koko, ibyo uvuga ni ukuri, nanjye ibyo mvuga ni ukuri, ibyo wibaza ni ukuri, ndetse nanjye ibyo nibaza ni ukuri. Mu by'ukuri ikibazo aragifite nk'uko bigaragara rero, kandi ikibazo afite ni ikibazo gikomeye cyane kitoroshye. Rero Isimbi yabuze umwana we, kugera ubu ngubu ntabwo azi ko ninde watwaye umwana we. Mana yanjye, ibi bintu biraza gucura iki? Ibi bintu biraza kurangirira he ko Isimbi akomeje kunyura mu bibazo bikomeye cyane? Umusaraba we ukomeje kuba muremure cyane, akomeje kubandwa ndetse no guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Mu by'ukuri imisumari ikomeje kumucomita mu biganza ndetse no mu mubiri we ikomeje kwiyongera, kandi mbizeze ndamateguze ko itararekera. Niho filime yaryoha, ibintu byose niho bigiye gukomera. Imisaraba mwagiye mubona abantu bikorera, ntabwo iriya yari imisaraba. Oya, imisaraba nibwo yajya muri filime yaza inzira y'umusaraba. Mugiye kubona imisaraba mutigeze mubona, ni inzira y'umusaraba koko. Buri wese aba afite umusaraba yikoreye, ahubwo uburyo iyo misaraba tubasha kuyikorera ndetse n'uburyo tubasha kwegezaho tugomba kwigeraza, nibwo buryo ubudutandukanye kandi nibwo ubutandukanye. Ibi bintu rero nanone nk'uko mbona mbibabwira ntabwo byoroshye. Ibyo bintu byihorere, mu by'ukuri ntabwo byoroshye. Reka mabwire ko nanone umuntu witwa Rugema akomeje gushaka gukora ibidakorwa, akomeje gushaka gukora amahano muri iki gihugu cy'u Rwanda, kandi ibi bintu ntabwo byemewe. Ndetse mwibutse nanone ko bari abantu babashije kwiba umwana. Ibi bintu ntabwo byemewe mu by'ukuri. Ibintu ntabwo byemewe mu gihugu cy'u Rwanda kubikora. Nyaboneka nubwo nyine muri iyi filime muba murimo kubikina, nyamuneka mujye mugerageza mushiremo ikintu gituma nyine abanyarwanda babona ko mu by'ukuri ubutabera bw'u Rwanda ndetse n'inzego z'u Rwanda zikora kandi zigakora akazi, kuko ibi bintu nta na hamwe mu Rwanda bijya bibaho ngo birangire gutyo. Oya, nta nubwo bijya bitinda ngo bitinde gutya. Mu by'ukuri muzanarebe, niyo ugerageje ukagerageza gushyira akantu kabi, cyangwa se niba barimo nko guhotera umuntu kuri social media, mu masegonda zero nkubwiza ukuri ko RIB ibyo bintu iba yamaze kubizamo. Rero RIB turayikeneye ngo ize muri ibi bibazo by'aba bagabo, turayikeneye ngo ize ikemura ibibazo. Dukeneye inkiko ngo zize zerekana ubutabera, tumenye nyiri imitungo ninde, byose bijye ku mugaragaro. Hanyuma tumenye ngo igisambo ninde, niba ngombwa tugitera amabuye, tugifate tukizirike. Jya muri comment ahantu tuhazirikira igisambo. Ese wumva igisambo ari inde? Ni mama Iribagiza urimo kwigira igisambo, cyangwa se ni Rugema n'ubundi nk'uko dusanzwe tumuzi? Ni igisambo, umwicanyi ruharwa, umuhemu ukora byinshi bigiye bitandukanye benshi muri mwebwe badakunda. Njye mbona benshi muri mwebwe muvuga ati ubundi Rugema yakabaye kuba yagakwiye kuba yarapfuye, n'ubu ngubu yaranabuze. Ariko mu by'ukuri ibyo mwifuza ntabwo byashyirwa mu bikorwa, icyo gihe filime yahita irangirira aho ngaho, nta nubwo byaba bigikunze. Kugira ngo ibintu bikomeze kujya byajya mu murongo rero, ndetse inzira z'umusaraba buri wese atwara n'izo anyuramo zose zibashe kuba zajya hanze zinagaragare. Niyo mpamvu ibintu bigenda gutyo nyine mugenda mubibona. Hanyuma murabona ko uyu mukecuru arimo kumviriza ku rugi. Ikintu yumvirizaga nkubwire ko ni ikintu kitoroshye mu by'ukuri. Yumvishe ikintu mu by'ukuri kirimo gusakuza mu cyumba, ntabwo ari ikintu, ahubwo ni umuntu mu by'ukuri. Mumbabarire niba nari mwise ikintu. Umuntu warimo gusakuza na wundi ni Rusi Maître, nyine umugore wa Kamarade. Irimo gusakuza, arimo gusenga ati Mana wamfashije mu by'ukuri ukabasha kumvana ahantu uyu munsi wa none, ko nzagushima ubutaha. Ndetse ukimara kwamvana ko nanagushima mu by'ukuri nkapfukama nkaguhereza amashimwe atagira ingano, kandi nkazagushima ibihe byanjye byose. Cyane ko mu by'ukuri aha hantu barimo kumupangira imigambi yo kumwica, nawe ari wowe nta kindi wakora usibye gusenga ugasaba Imana yo mu ijuru yo yonyine ikabasha kukurokora. Ese ko uyu mugore abashije kumwumva, ko mama Iribagiza abashije kumva uyu mugore arimo
gutabaza, arimo gusenga ndetse arimo no kurira amarira menshi, ni ikihe kintu ari buze kumufasha? Utekereza ko hari ikintu ari buze kumufasha? Se ikuze muri comment tubwire ngo ni ikihe kintu ari buze kumufasha. Ese ari wowe ubashije kumwumva, ari wowe uba muri uru rugo, uzi ibibazo biba muri uru rugo, wowe wakora iki? Shira mu mwanya rero mama iribagiza ujye muri comment tubwire ngo ni ikihe kintu wowe ubwawe wakora kugira ngo ibibazo bikemuke, uyu mugore abashe kuvana ari muzima, cyangwa se niba nawe wafata decision cyangwa se umugambi wo kwivanga n'abandi ukaba wamuhemukira, tugibwire muri comment. Ariko turabizi ko mama iribagiza si umuntu mubi ko ushobora kwivanga mu bintu nk'ibyo ngibyo, ntabwo ari buze kumuhemukira rero nimugira ubwoba, ahubwo ikintu ubu ngubu ushobora kwibaza utese ni icyo ari buze kumufasha kugira ngo umugore wa kamarade abashe kuva ahantu, hanyuma ahubwo azamwiture nyuma, dore ko ubu ngubu ari mu masa ahantu nabasha kwava amahoro. Mu by'ukuri mushimira Imana. Niba rero wizeye ko uyu mugore ashobora kuvana amahoro, niba wizeye ko umwana wa Isimbi ari buze kuboneka, jya muri comment nyaboneka ibyo bintu bivugeho. Ikozemo mu by'ukuri uganire n'abandi bakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba ubivugeho pe. Hanyuma nsoza nshimira abantu mwese mwakoze subscribe, nyaboneka Imana ibamera umugisha ndetse n'imigisha kandi ibagereho. Nizera nashidikanya ko imigisha mbasabira ku Mana ijya ibageraho. Rero nkubwire ko kumvira biruta ibitambo, nyaboneka nyumvira. Niba musabye gukora subscribe ni ibintu byoroshye mu by'ukuri, bitari buze kukugora, bitagutwara igihe kinini gukora ku buto ya subscribe, hanyuma ukimanukira ukigendera. Byaba byiza ukajya muri comment ugaseka comment yawe ukatubwira ngo ese ibintu bitekereza ute, niki wumva cyagakwiye gukorwa, n'icyumva cyagakwiye guhindurwa muri iyi filime. Ibyo ngibyo nibyo tuba dushaka kumenya kugira ngo hanyuma abategura filime nabo nyine babashe kumenya uburyo babasha gutwaramo ibintu kugira ngo filime mukomeze kuyinjoyinga, ikomeze kubaryohera mu buzima bwanyu bwa buri munsi, nk'uko nyine tuyibagezaho umunsi ku munsi nk'uko mwabisabye kuva mbere bigakorwa. Rero n'ibindi byose mwasaba ahangaha babwiza ukuri ko birakorwa. Rero nyaboneka ndagushimiye wowe warebye kugira ubu ngubu, Imana ikumpere umugisha. Hanyuma nsoza reka nkubwire ko iyi ni Hopi, hanyuma filime ni Inzira y'Umusaraba. Ngende X nyine twaganiraga, twabanaga, wabaganizaga, wabahuzaga kugira ngo muganire n'abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba. Hanyuma rero Imana ibampere umugisha mwebwe tubana umunsi ku munsi. Bye bye, mugire umunsi mwiza.